Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero reka mbereke ukuntu wateka inyama nziza z'umutse zimeze neza, wakwakiriza abashitsi kandi wabanje kuzitogosa kandi zikaza zimeze neza. Wibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana hano kuri Juju Afro Kitchen. Reka mbereke rero ibirungo tuza gukenera kugira ngo tuze guteka inyama zimeze neza. Nawe uzabikore gutyo uzanshimira nyuma. Gukoresha inyama dore twabanje kuzitogosa, hano zirimo twatogosheje. Noneho turaza gukoresha soya sauce, dukoreshe inyanya zirapye, dukoreshe royiko, murayizi ko ari ikirungo kiza ku nyama no masosi, dukoreshe beef masala, igitunguru na poivro, tungurusumu, seleri, paprika, zo gukoresha coriander, black pepper ndetse na cumin. Ibi ni ibirungo rero biza kudufasha kugira ngo tuze kugira inyama ziryoshye kandi zumutse. Reka dutangire dukaranga inyama. Kadushire amavuta mu isafuriya twateguye tuza gukarangiramo. Tuhita dushiramo inyama, inyama turi kuzikura muri wa mufa kuko babizi ko twabanje kuzitogosa. Kuzikura mu mufa ubundi tukabona kuzikaranga. Kwibuka gukoresha umuriro mukeya kugira ngo zitaza kugushirirana. Nyuma rero zatangiye gufata ku mavuta, ariko kubera ko ntifuza ko ziza kuba zikomeye kuko iyo inyama bitindije amavuta utazikaranze zikiri mbisi zirakomera. Iyo inyama wazitogosheje ukazitinda mu mavuta utangiye kuzikaranga zirakomera. Ariko kubera ntifuza ko ziza gukomera, tuze dushiramo bya birungo, tuze dushiramo igitunguru na poivro, bitangiye nabyo tubikarange. Igitunguru cyacu gishe tugaruke twongeramo, tuhita dushiramo tungurusumu twarapye cyangwa se ukaba wazisekuye bitewe n'ikigufasha. Tungurusumu ni keza cyane, gatuma inyama zihumura uretse n'inyama n'ibindi byose. Tungurusumu ni nziza mu biryo, inatera apeti. Ibiryo bihumuramo ka tungurusumu wowe wumva utabihaga. Aha rero imaze gushiramo igitunguru na tungurusumu na poivro, dushiramo bya birungo byawe. Tugiye kubanzamo black pepper, shiremo gakeya, dushiremo coriander, dushiremo black pepper, dushiremo paprika, dukarange kugira ngo bitaza kugushirirana. Kugira ngo bya birungo ushizemo byivange. Dushiremo beef masala, dushyiremo cumin yacu,
ariko turashiramo nkeya, kongeramo ari nako ugenda ukaranga kugira ngo bitaza gushirirana hasi. Dushiremo na magi, dushiremo magi imwe, ibi birungo ni byiza biryoshya inyama, kandi ukagenda ushyiramo bike bikeya kuko ibirungo byinshi si byiza mu biryo be. Ariko mwabonye ko nagiye nshyiramo bike bike kugira ngo inyama zacu zize kugira gu kandi zinahumure zibe zinaryoshye. Tugiye guhita dushyiramo soya sauce dark, nayo turashyiramo gake, aka karabaye. Shyiramo ibirungo ariko ukirinda gushyiramo byinshi, shyiramo ibirungo bigiye biringaniye. Inyama zacu urabona ukuntu zisa, noneho zirahumura cyane. Hano niho tuhita dushyiramo inyanya twarapye. Inyanya nazo ukazikaranga, ubundi ukaziha umwanya zigasha. Tuzireke zishe, turagaruka dukomeza twongeramo ibindi tutarashiramo. Inyanya rero zahiye, murabona, urazireka ukaziha umwanya zigasha zitonze. Ubona ko inyama zirasa neza kandi nta tomato paste turashiramo. Rero tugiye guhita dushiramo umunyu, kubera biriya birungo bigiriramo nabyo umunyu, ushyiramo umunyu mukeya kugira ngo utaza kukubana mwinshi. Niko nshyizemo akunyu gake kubera biriya birungo nabyo biba byifitemo umunyu. Ukawukaranga. Tugiye guhita dushyiramo te cyangwa se thyme. Ikirungo nacyo kiryoshya inyama ariko turashyiramo gakeya, ariko dushyizemo gakeya. Kiryoshya inyama kigatuma zinahumura neza. Maze rero kuvanga ibirungo byacu byahiye, tuhita dushyiramo tomato paste. Iyo waba ukoresha yose, turashyiramo igice. Nayo tuyikarange kugeza ihiye. Kugira ngo murabibona ukuntu zimeze neza, zahiye kandi zirasa neza. Ibirungo byacu byose byakoze, kandi uko nashaka ko zishe zoroshye niko byagenze. Nawe rero niba ushaka guteka inyama zo kwakiriza abantu cyangwa se no zo kurya mu rugo ariko zitarimo isosi, nawe uzabikore gutya kugira ngo zishe zoroshye. Hari igihe urya inyama ukabase iyi nyama koko iyi nka yari imaze imyaka 100 cyangwa ariko biterwa n'uko bayikaranze. Iyo uyitindije mu mavuta iragenda igakomera, noneho kubera na bya birungo
ikagenda igakomera. Ariko iyo utayitindije mu mavuta ugahita mu gihe wayibanje kuzibiza, iyo utayitindije mu mavuta uyikaranga ntabwo zikomera, kugira ngo mwabibonye. Nawe uzabigenze kuriya, ntuzategereze ngo inyama ngo zigiye gufata irangi zifatira mu isafuriya. Uko ugenda wongeramo ibirungo zigenda zifata irangi. Murabona ko n'izi nyama zirasa neza. Rero iyo uzihinduye umukara utarashiramo ibirungo, birangira nyine zihiye zikomeye. Ukarya inyama ukabona ukagira ngo inka yari imaze imyaka 100. Ariko iyo ubikoze kuriya, inyama zisha neza kandi noneho zinoroshe. Inyama rwose niyo wayiha umukecuru w'imyaka ingahe yayimira, yayishobora. N'umwana ugitangira kurya rwose nk'umwaka yayirya rwose kuko iroroshe. Murabibona. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Kugira ngo ibirungo byose twakoresheje hano birahari, murabibona, kandi ukagenda ushiramo bikeya kugira ngo ibirungo bitakubana byinshi, kuko ibirungo byinshi mu biryo nabyo si sawa. Ari bigira ngo ugiye kubiryosha ahubwo bikabiha, kubera washyizemo ibirungo birenze ibyo ufite. Ubwo bakugenda ushiramo ibirungo duke duke bijyanye n'inkono yawe ufite. Reka rero natwe twarore tujye kurya. Bye, tuzasubira mu yindi video. Mu kanya ndabereka ku isahani ukuntu ziza kuba zimeze. Mwibuke gukora share kugira ngo n'undi ushaka guteka inyama gutya bizamuryohere, cyangwa se azabonere zibita nk'izo yifuza kubona mu nyama yatetse. Mwibuke gukora subscribe kandi bye, na mukanya turi kurya.